Ndi umumurikamideri, reka mbivuge mu rurimi rw'abanyarwanda rwiza. Ni ukuvuga ngo twerekana imideri iyo ari yo yose yasohotse. Umukobwa mwiza kuri wowe aba ameze ate? Umukobwa ushinguye. Assumpta, wicuza kuba mwaratandukanye? Nta kintu ndi gusubizaho, mumbabarire mukabyara mumbabarire, nta kintu ndi gusubizaho. Uramukunda ariko? Nta muntu nanga ku isi, nta muntu nanga ku isi, abantu bose ndabakunda. Okay. Ufite abantu muvukana bazwi mu gihugu, ni bande? Ubwo se ahubwo buriya rukumbaza uti niba ari nawe ni Maxime, se hari Maxime, hari na Leandre, barahari. Twongeyeho Sekamana. Bose ni ba Sekamana n'ubundi. Tubahaye ikaze mwe mwese bakunzi b'Igihango TV, ndizera ko mumeze neza aho muri hose mu bice byose byo ku isi, ariko duhereye hano mu Rwanda. Aho waba uri hose turakwifuriza gukomeza gukurikirana Igihango TV, byinshi tuguha kandi bigufitiye umumaro, bituma umenya ba bantu mukunda ese babayeho gute, ubuzima bwabo nubuhe, umunsi ku munsi amakuru yabo. Ikindi nabanza kugusaba kandi kigufitiye umumaro ni ugukanda subscribe, ubundi ugakanda no kunzogera. Icyo bigufasha ni iki? Ni ukugira ngo aho uri hose igihe icyo ari cyo cyose inkuru dushyizeho uyibone byoroshye, ukaba udukoreye umuti nawe utiretse. Reka rero nihuse twakire umutumirwa wacu. Si ngombwa yuko mbanza kumuvugaho byinshi, arabanza nawe yivuge ubundi atwibwire, byinshi turagenda tuganira. Nitwa Sekamana Eric Louis, amazina yanjye iryitirano ni Sekalu. Okay. Cyangwa se Rwandan boy. Okay. Sekalu wenda bivuze iki? Sekalu ni ryo Sekamana Eric Louis nyine rirahinnye. Okay. Good. Umuntu ashobora kwibaza ku izina Sekamana, ni izina mukomora ku mubyeyi wanyu, ni kuri sogokuru? Izina ni rya papa, ni rya papa, ni ry'umuryango. Wabura umwana wa kangahe mu rugo? Uwa gatanu. Okay. Kuba umwana wa gatanu biguhize inshingano? Inshingano nizo gukora cyane, urumva hari aba barakubanjirije, hari aba barageze imbere, uba ugomba kubakurikira nyine nawe ugatera imbere nkabo. Ni wowe muhererezi cyangwa? Aya? Hari abandi inyuma yanjye, hari abandi nka batatu. Okay. Twaje tugutunguye then tugusanga mu kazi. Ese hano hantu turi kureba ku kazi wahasobanura gute? Turabona imodoka, turabona abantu bari koza imodoka, duha ishusho. Aha, ni kaoshi yanjye, ni Sekalu kaoshi niko yitwa. N'abakunzi b'Igihango TV turabatumiye bajye baza. Naho bogereza amamodoka n'utundi dukorwa dutandukanye imodoka zikenera mu buzima bwayo bwa buri munsi, nicyo dukoreramo hariya. Dukomoje ku modoka, umuntu ashobora kwibaza ngo ese ufite abakozi boza izo modoka, ese wowe ubwawe ufite imodoka yawe? Ese imodoka waguze yaguhagaze amafaranga angahe? Oya, dufite izo twoza, dufite izo ducuruza. Iyanjye buretse gato ntiraza, ariko iri hafi, gusa n'iziri hariya n'ubundi zo ducuruza n'izanjye. N'izanjye harimo imwe yanjye ko nabyita, ariko harimo nk'izindi eshatu, harimo izindi eshatu zabo twogerezaga ducururiza bisanzwe. Twagarutse ku uriwe, ariko ntago wagarutse cyane ku byo ukora. Reka wenda twimagine yuko hari umuntu ukubonye bwa mbere, wakwisobanura gute mu bijyanye n'akazi? Ni ukuvuga ngo akazi kereka buriya uza guspecifiye ukavuga kariyeri cyangwa se ibihangano mu fashion model. Naho nashaka kuganisha ku bijyanye n'ubuhanzi. Umumurikamideri, reka mbivuge mu rurimi rw'abanyarwanda rwiza.
ni ukuvuga ngo twerekana imideri iyo ari yo yose yasohotse. Imideri ishobora kuba ikintu icyo ari cyo cyose. Turamurika. Ndi umumuritsi. Uru rumuri cyangwa ndi umumuritsi. Ni ukuvuga ngo ni igihe umuntu umurikira abantu kugira ngo wenda ibyo bintu bikundwe cyangwa bigire igisobanuro. Ugaragara nk'umuntu utuje. Ese niko ugaragara gusa cyangwa se ni nabyo? Ndaba umufariseri. Abakunzi aho tuziranye ndablaga. Nuko wenda habamo akantu k'aya masaha umuntu wenda abajemo akananiro. Ndablaga cyane abashuti tuziranye buriya baranzi ndasahinda ntago navuga ko nitonda. Ndirekura. Uri umwe mu basitari bashobora kuba bakiba kwa mama. Bivuze iki kuri wowe? Ni uko udashaka gusiga umubyeyi? Ni uko wumva ko hano hanze ari ibishuko uramutse ugiye kwibana? Bimeze bite? Ubundi ikintu nabivugaho bakunze kubimbaza cyane, ariko hari nubwo wenda waba ugifite za nshingano, urumva ndi umwe mu bantu batoya ba nyuma. Hari ubwo rero wareba ugasanga abahari ntago babasha za gahunda zose udahari. Burya ushobora no kuba uhari uganira n'umuntu gusa ntasaze ntarware akagira morale. N'ibyo bishobora kuba bihari. Na mu gitondo nshatse nazinduka nkagenda, ariko kugenda uriya se ntago ari ikintu ubureba kibanze gikurikira. Abaye ari ikintu umuntu ahaguruka mu rugo wenda kita kigira importance ntakabaye mbikora. Ariko nkeka ko nibura nka nyuma y'umwaka umwe 2 birashoboka ko nabikora, ariko ni hafi y'akazi kanjye. Hari utuntu twinshi ureba ukabona ndacyari distrait niko nabyita na fashion. Ndacyari distrait na business. Urumva kugira ngo utangire gutekereza ibindi bintu biri ku ruhande ndarangaye muri make. Hari abasore cyane aba Kigali baba bumva ko ku myaka umuntu afite y'ubukure urengeje wenda dufate 20 kuba mu rugo ari igisebo. Ese ntujya uhura n'abantu b'abajama bawe ugasanga babigize intambara? Umuntu ungana gutyo ukiba kwa mama, ndagira ngo wenda dusharinge n'agastori k'abajama bawe. Bibaho arushaho kubikubaza akavuga ati ariko se ubundi no kubera iki? Ariko no kuvuga ngo nese umuntu agusetse, buri muntu wese abaho ubuzima butandukanye n'ubwundi. Ushobora kuba ufite wenda famiye ari yose ishobora kugira ikibazo runaka, nshaka kurwaza umuntu. Ikindi numva nahava ntari jyenyine, ubundi numva nagenda ufite no umufiance ubona kuri ready yo kuzimarya, ariko asadahari. Wa mugani wanarangara ugatangira kwinjira muri twa tuntu tw'impande n'impande. Ariko iyo uri hano biba ngombwa kugira discipline, ukaburi calme, ugatahira n'amasaha ya kare. Dore ko iyo nigenga nyine bishobora guhinduka ukagira kakano ko kwirekura. Ntago barumva ntago biranzamo. Burya umuntu agira ikintu prefera muri we, ariko burya bitewe n'ukuntu iyo umuntu akuzi abona ko wenda hari icyo utegereje, bitari uko hari ikindi wenda kibuze. Nuko burese gato haracyari impamvu nyinshi. Niwatubwira nk'imwe y'ingenzi? Urumva ndi mu batoya. Kandi noneho ari bo basigaye mu rugo. Abakuru urumva mu bantu 7 cyangwa 8 bambi 9 ahubwo umuntu wa 5 hari benshi baba baragiye. Nijye mu muhari se cyangwa ndi munsi y'undi muntu uhari. No kuvuga ngo ntabwo abantu bose basigurirwa icyarimwe. Kandi burya akenshi hari impamvu zigutera kuva mu rugo. Kenshi kwishaka nkayibura. Ngewe nivuze ngo ni imyaka, nta myaka yo kuva mu rugo ihari. Hani ari nuhava ufite 25, Iburaya ruhava ufite 18, hari nuhava amaze kugira 30. Nta mpamvu nge mbona wenda inyihutisha.
numva hakiri utuntu twinshi tw'ababyeyi bagukeneyeho, barumuna bawe ushobora kuzagira gutyo kumva murumuna wawe ari kuguhamagara ati ngwino umuterure byagenze bitya, kuko nyine yariraye ntakibona umuntu umuganiriza ku ruhande. Ari utuntu twinshi hari igihe kigera ukumva ni ngombwa kugenda. Ujya gusimbuka neza burya asubira inyuma, ndagira dusubize inyuma gato mu mateka, twibwire gato igihe wavutse, aho wavukiye. Navukiye hano mu Kiyovu, hano neza dutuye mu Muhima, ni ukuvuga ngo ni umurenge wa Muhima, akagari k'Amahoro, umudugudu w'Uruhimbi. Niho navukiye. Imyaka yo si ngombwa ko nyigira, buri wese ahubwo nyivuga bati yayimanuye undi yayongereye, ariko yo ndimo ndahiye kabisa. Use koko uradukurizamo utyo. Okay, niyo abantu bavuga ntuzababuza kuvuga, ariko ntibyakubuza kuvuga ukuri. Ihari saburiya nyivugera uretse mutica umuti hari aho ndi kurambagiza bidasubira inyuma. Mutica umuti. Okay, gusa uko biri kose ni muri 20 na nuko voilà, nicyo kintu nakubwiraga, nta nubwo ari nayo rwose. Kugira ngo tumare amatsiko irarenga. Buriya byadusaba iki kugira ngo tuyimenye neza? Hakiri kure byayidi kandi banze kuyereka abakunzi bacu. Ni ukuvuga ngo hari igihe utanga akantu, iyi ni record mon cher, kera kawaye bikazaba ngombwa ko bayisubiza inyuma. Hari ububiko hano tumaze kugira, hari ubujya muri za satellite, hari igihe umuntu aba akabitse, hari adresse ni intambara buriya kuyitanga 100%, wavuga amazina ariko ibindi bintu hazamo akantu ko kurimita. Watubwiye ko uri umumuritsi. Muri ibi bihe dusa nkaho tukiri muri lockdown semi, muri kubona aho mumurikira bimeze bite? Hari igitaramo cyabereye ku Isibo TV, hari photoshoot yabaye ya designer Joyce abantu baramuzi mu mujyi, afite amasuti narazisohoye ziri kuri Instagram. Ni ukuvuga ngo hari photoshoot yabaye n'iyo event. Ntekereza ko ari na video ndi gutegura, video ya ambulance, yamamaza ambulance. Ubwo nteye amatsiko. Ambulance ikeneye kwamamazwa cyane. Ni ukuvuga ngo ubwa buryo ambulance itabara kugira ngo umuntu adapfa, kugira ngo umuntu abe avuga ati nibura nimfatiye insurance ikorana n'iyi ambulance runaka nzatabarwa, ubuzima bwanjye butarajya mu kaga. Ni inkunga ushaka gutanga, ni uruhare rwawe ushaka kugaragaza mu kwigisha abantu, cyangwa se buri mu kazi? Ndi mu kazi, ni akazi rwose kishyurirwa. Buriya se bakwishyuye amafaranga na gute? Company iri gutegurwa video, gahunda gusa irahari, bitewe n'urwego rwayo. Ntabwo ushobora kurenza 3,500,000, naho ngaho umuntu ashobora kwishyura video yose. Ntabwo ndi buze guca ku ruhande. Video yose igenewe yayo. Ntabwo turi benshi, turaba modo bageze nko kuri 4 cyangwa 3. Amafaranga menshi umaze gukorera icyarimwe kuva watangira umwuga wa modeling yabangana gute? Menshi yaziye icyarimwe 2,500 za score. Wari umaze igihe kingana gute ubikora? Imyaka 7. Niki kintu wahise utekereza cyihuse wakoresha ayo mafaranga? Business. Iriya twabonye natangiye ncuruza moto sama occasion, nza kugenda no kuvuga ngo nzamuka, inyungu nka savinga, nako hazaho zo video z'aba artiste cyangwa ibitaramo nka savinga, nza gutangira gukora bira bintu byo koza mu modoka, kuko no kuvuga ngo iyo ureba ibinyabiziga ureba ikintu gikenewe, kandi buryo uzarebe nko mu mujyi zitegereza nko ku mugoroba, imodoka usanga zicucikiranye rambutiyaje. Irebye ikintu rero ukabona imodoka ziri kwiyongera, nicyo gitekerezo cyanjemo, kuvuga ngo clientele ushaka kuyibona. Niho hantu nahise nkuri icyo gitekerezo.
uvuze ibintu wigeze gukomoza ku bintu bijyanye no kumurika. Ndatekereza ese aba bantu tubona bagaragaza utuvidewo kuri za Instagram bari kubyina, ese bariya nabo twabashyira muri cadre yanyu, nabo ni abamuritsi cyane? Ni ukuvuga ngo umuntu bakoresha muri video abyina ni umumodo ariko ukora ibintu bijyanye no kuba no mu video scenes, niko babita, cyangwa se abacteurs n'abactrices bakoreshwa mu ndirimbo, ni abamodo rwose. Bakora za kamasho, ibintu bijyanye na beautiness. Noneho ni gute, ni impano, ni ibintu umuntu ashobora kwigira, ni ibintu umuntu yabyuka mu gitondo akavuga okay, ngiye kuba umufashioniste? Mbere na mbere ni impano, ikintu wemeye muri wowe ukagikunda aba ari impano, ariko noneho akabamo no kubyagura, ukiga uburyo umuntu ashobora kwifotoza neza, ukiga uburyo ushobora acting urayizi, ngira ngo abakinnyi ba sinema barabizi cyane kuturusha. Ni ibintu umuntu yiga, ndetse igihe kugira ngo banze unonosore neza ibihangano byawe uzacuruza, ni ibintu umuntu yiga. Tuza hano mu rugo twahasanze umubyeyi wawe, ni mama. Umuntu ashobora kwibaza se ni mama ufite gusa cyangwa na papa? Bose barahari nuko mwabonye umwe. Uko biri kose nabonye we na mama wawe musa nk'abantu basabana cyane. Kandi mama wawe asa nk'umuntu utebya cyane. Ni akahe gastori ajya gutera kagushimisha? Kagira twinshi sera, ndakurura arakaguhora hafi. Ni uburyo yajyaga kwiga mu Gasyata, mu Gatsata, ukarenga hariya ku ruganda rw'isukari, Kabuye n'amaguru, agataha mu cyahafi. Hari ubwo twirizariza ngo twananiwe, kandi watereke reka tuzi ko najya nambukiranya Nyabugogo hariya n'iki, ati nta modoka zari zakaza, inzira wapi, no ukuntu nyine ajya bivuga, ati kandi nabigenza imyaka yose. Rero mba numva bisekeje ukuntu bivuga muri gutera blague nko ku kameza nyine, kumva n'utuntu tutatamenye. Twebwe kuva hano ngo ugende ugere na za Gisozi wumva wavunitse. Mu bavandimwe bawe batari hano ninde ujya ukumbura cyane? Bose ndabakumbura, ariko hari uwo cyane cyane nk'abana b'inkurikirane, usanga kenshi ari bo bakunze gusa nkaho baba close cyane. Wenda n'abandi ubu bakumbura n'abakunda, ariko hari wa undi mwagiye mukubitana ku tuntu tumwe na tumwe ku buryo iyo mubuze rimwe usanga tutangiye kumutekerezaho. Uriya se nindera bo nawitabye Imana. Niwe ntabona cyane nyine, ariko abandi urumva hari uburyo mushobora gukoresha bw'itumanaho mukaganira. Ariko wapfuye niwe twanakurikiranaga, umukobwa. Hano mu Rwanda ufaniye ikipe? AS Kigali. Kubera? Ni ikipe y'umujyi mvukamo. Hanze y'u Rwanda? Hanze y'u Rwanda ubwo ni hehe? Europe, Espagne? Reka duhere wenda muri Afurika, ikipe y'igihugu ufana? Ghana. Kubera icyo udafana u Rwanda? Mbwiye hanze y'u Rwanda ariko. Okay. Rwanda n'umuvandimwe n'Amavubi of course. Mbwiye hanze y'u Rwanda. Kubera icyo ufana Ghana? Ghana ni generasiyo yari ntoya. Urebye ari generasiyo yari ntoya, ari abana kandi ubona bafite gukunda umupira mbere na mbere kurenza ubustar. Tena n'icyo kintu cyari cyarabazamuye, nabitangiye ubwo bazaga hano mu Rwanda. Bakunze umupira cyane kurenza n'amafaranga. Ngira ngo bamwe na bamwe bari ku migabane y'u Burayi barakomena abakinnyi beza, hari abana ba UDD murababona, ari ba Benjamin, abakinnyi nk'abariya ndabakunda. Mu mabara ukunda ni irihe barukunda cyane utabura kwambara mu gihe waba uvuze ati shaka kwambara umwenda nifuza? Umweru. Kubera? Umweru usa neza, tuma umuntu asa neza, ni ikintu gipika.
ni iyihe myizerere ufite cyane ku bijyanye n'iyobokamana? ndi umuprotestante. Ni uguhitamo kwawe, ni uguhitamo kw'ababyeyi? Ni ukwanjye. ubwo usengera he neza neza? Betisayida Holy Church, nshobora kujyayo, nshobora kujya Vivanti, abantu batatu ndahajya. Ninde mu bishop cyangwa se umu apotre cyangwa pasiteri uwo ari we wese ugufasha iyo yigishije ukumva urabyumva cyane? Rugamba, ndetse na n'uwazayo ni apotre mba ngiye kumwibagirwa. Gitwaze ndamuzi. Nari nakuretse ngo kabanze kagukoroge. Okay, yeah. Yawe Masoro. Okay. Ndabakunda. Masaso. Okay. Good. Uretse gukora ibintu bya fashion, uretse kuba rwiyemezamirimo, ni iki kintu kindi wumva ushobora gukora nyuma y'ibyo kijyanye n'akazi cyangwa se impano? Sport. Yihe? Umupira w'amaguru. Okay. Ni impano y'umuryango cyangwa se ni ibintu wakwishakamo? Sinzi, navuga ko ari impano. Niwo nahoze nkina n'ubundi kuva na mbere ntarinjira muri fashion. Niwo nahoze nkina n'ubundi. Twatangiye tutabivuga ariko nagira ngo wenda ubyivugire. Ufite abantu muvukana bazwi mu gihugu, ni bande? ubwo se ahubwo buriya rukumbaza uti niba ari nawe ni Maxime, hari Maxime, hari na Leandre, barahari. Twongeyeho Sekamana. Bose ni Sekamana n'ubundi. Good, nagira ngo wenda abadukurikiranye nabyo babimenye, buriya nabyo ni CV. Uba proud yabo cyane? Mwanteye kweri. N'abavandimwe. Ndi proud yabo. Ku bijyanye n'ibyo bakora, uri satisfied, unyuzwe na achievement zabo, ibyo bageraho? Ko bagera ku bintu byiza. Ni abakinnyi kandi bakinnye mu ekipa akomeye. Ni ibintu bigaragara. Ndabyishimira. Ukurikirana politiki? Wapi? Kereka ari nko ku bitangazamakuru, icyo kintu ntajya ninjiramo. Wenda ntabwo ngaruka ku bijyanye no kubyinjiramo kwawe, ku bijyanye ahubwo no kumenya amakuru yabyo. Kuyamenya, ndeba nka televiziyo nka gutya nkabona inama yabaye, nkareba habona hari gahunda ya leta ihari yo gukurikizwa. Ibyo byo nabimenya. Reka noneho nkukure mu Rwanda nkujyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ibintu bimaze iminsi biri kuberayo kugeza n'iyi saha. Byaba ari ibiki? Ese bimeze bite? Ni ukwicwa kw'abirabura, icyo ndakizi. Habayeho n'imyigaragambyo, ibyo ndabizi nabikurikiranye cyane. Uriya mwirabura witwa George niwe nzi yarishwe kandi yicwa mu buryo butari bwiza. Nicyo cyo ndakizi nakibonye. Uhawe iminota 2 gusa kugira ngo ubwire isi yose kumva, wayibwira iki? Kuyibwira kuri ibyo? Ibyo ari byo byose muri rusange, ikintu kikuri ku mutima wumva uhawe amahirwe yo kubwira miliyari zigera kuri 7 z'abatuye isi, wababwira iki? Amahoro no gukunda gukora cyane. Nibyo. Ese ubona nta mahoro ahari? Urumva niyo bicana kuri intambara zirahari. Urumva niyo birabura babigenda kuriya kugeza naho White House nibayikubise nibayimenaguye nabibonye se. Nta mahoro ahari. Kandi nabira ni ibintu byangiritse cyane. Ubukungu babuhatikirira kwa. N'abaturage baba bateshuka mu nshingano zabo zo gukora za buri munsi. Yagira amaduka yangirika mu mujyi. Numva ni amahoro no gukora cyane n'urukundo nyine nabivugaga. Narebye zimwe muri interview wakoze, mbona ahantu uvuga yuko Cristiano Ronaldo ari we role model wawe. Bihurira he? Wowe uri umufashionist, uri rwiyemezamirimo, undi akina umupira w'amaguru, ni gute akubera role model? Mbere na mbere nawe
akina umupira nk'uko nawe ukinaga mbere. Nawe ni umu businessman uri ku rwego rwo hejuru kuko ziriya boxer za CR7 nize urumva ni rwiyemezamirimo urenze ahubwo ibyo utekereza. Amafoto arekura abakurikirana Instagram ziwe ni kamasho modo. Urumva ni neza ibintu byose turabinganya nako turahuje niko nabyita. Nakurikiye buri kintu cyose, niba ari ubuhangano bwe wenda icyo ntagikina n'umupira ariko ibihangano byiwe byo kumurika iyo myambaro ndetse na birimo na business ndetse no gukora ya mafoto adasanzwe cyangwa se amafoto meza yerekana imyenda, amasaha, inkweto zasohotse. Urumva niwe mbikuraho nyine. Nize ndoto ufite utarageraho? Kuba umucuruzi uri ku rwego rwo hejuru ntabyo ndageraho, ndetse no kugira uruganda hari ibyo ntekereza nibiramuka bibaye. nk'uko nicaye kera ari nka 2016 kubera gukunda imodoka numvishe nzategura aho ziparikira n'aho zogera. Ese uvuze ngo aho ziparikirwa n'aho zogera. Okay. Ndagira ngo dusobanurire ku bijyanye ni business yawe twabonye. Ese ihagaze amafaranga angana gute? Buriya nta mafaranga bamashye ariko ntago ari na menshi. Gusa ndi muri gahunda zo kuhagura. Hari hirya yaho naho nshaka kuzahakorera. Hariya naho nkasubiramo kuko uranya hari imodoka ziremereye zinjiyemo, igice kimwe kirameneka, ari ziriya z'amakamyo mwabonyemo. Ni ukuvuga ngo arakiyongera. Nshobora kuvuga none rero none nkavuga dukeya, reka nzafunge bwa nyuma neza none mvugire icyarimwe. Good. Turi kugenda ari nako twicuma tugana ku musozo. Ese Eric mu rukundo uhagaze gute? Uzi ko buri interview yose ni icyo kibazo. Ntago cyabura n'ubuzima. Ni ukuvuga ngo hari umuntu nkitegereza. Nta muntu ufite? Hari umuntu nkitegereza. Uramufite ntumufite? Ni ukuvuga ngo hari umuntu nkiri kujya gutya nkitegereza gutya. Ariko ubwo uko bigaragara ntumufite uracyamurebera ku ruhande umwigaho. Kuki se? Kubera ko ukimwitegereza. Burya nicyo gisubizo kiba gihari. Hari burya akiri umuntu ukitegereza biba bivuze ko ashobora kuhaba cyangwa se ataraza neza. Iyo umunyamakuru wese aje gukoresha interview umuntu aba amufiteho amakuru bishoboka kuko mu byo twiga tuba tugomba kubanza kwidokimanta mbere y'uko uza kureba umuntu. So byinshi rero twabonye hari amateka yawe mu rukundo n'umukobwa witwa Assumpta. Ndabivuga ugaseka ariko sinzi guseka icyo bivuze, niba wenda ari ibyahise cyane niba hari ikintu ise wibuka. Oya ntacyo gusa nuko bivuze guseka bigomba kubamo. Na kenshi ndabitude iyo ndi kuganira nshishamo ngaseka kabamo akantu ka smile. Assumpta niwe ukitegereza cyangwa se ni page yahise? Oya ibyo nta kintu ndi bivugeho. Uragira ngo witune ko ari we. Uzamubona dukunda gutemberana. Ari close cyane. N'ejo bundi nahoze numva bavuga ukuntu ngo turi close nyine. Naho byaturutse. Uretse ko nanjye nta kintu nari narabitekerejeho kinini, ahubwo nuko babimbaje ndavuga ni hari ibyo nkitegereza gutyo gusa. No mushuti wanjye turi close. Ni Assumpta avugaga cyane ukitegereza. Uri kuba turi close, yes, no nyitegereza. Okay. Yaba ari we watumye utandukana na Assumpta? Zashize deza ibintu ni bya kera. Ndagira ngo sinzi wenda abandi bazagira icyo babikubazaho, ariko njye nagira ngo kuri micro z'Igihango TV wenda dufunge
page ya Sumuta tuyifunge rwose ugomba kubaho ntabwo wabibuza abantu nta nubwo mbihunga nta n'ikibazo kinarimo ariko ni ikintu kitakunze buriya ni nabwo nari nkinga kureba n'abakobwa ntabwo mbizi cyane ahanini nakuze ndangaye ndi mu mupira ndi mu bintu nk'ibyo bya ruwaziri nta niko nabyita ariko nari ndangaye ubundi no mu kazi rega ni umuntu turi close cyane nuko numvisha abantu benshi babivuga nkumva nawe bimbajije bita mbikuririzaho nta n'ikintu twe twaragatekereje nuko turi close gusa by'ubushuti ntabwo mwigeze mukundana no muntu yego kuba close bitandukanye no gukundana kuba close ari just friend ntabyo yigeze biba Assumpta wicuza kuba mwaratandukanye nta kintu ndi gusubizaho mumbabarire mukabyara mumbabarire nta kintu ndi gusubizaho uramukunda ariko nta muntu nanga ku isi nta muntu nanga ku isi abantu bose ndabakunda ni story kenshi wenda ujya uhunga udashaka kuvuga ndagira ngo wenda usobanure impamvu wumva utabukeneye no kubivugaho kuko hari n'abantu bagirana ibibazo ariko ku buryo batatinya kuvuga muri media ngo bavuge undi uko ibintu bimeze nta kibazo nuko jyewe akenshi nkunze kuba ndangariye ku bintu wenda nakoze mureke twigire kuri fashion twirebere igitaramo twakoreye ku isibo twigire kuri photoshoot twasohoye aya n'akandi kantu ngiye kuzasohorera abakunzi banjye hariya hari kawosh ariko mu minsi iza turarya tukiri kuri fashion ibyo by'urukundo byo ko biri kose abanyarwanda babibonye ko amakuru uri kuyabima ndagira ngo ubonye uko uruganda rujyanye n'imideri fashion muri rusange mu Rwanda uburyo ruhagaze ubona rusubira inyuma ubona ruri kuzamuka ku bwanjye rwasubiye inyuma urumva ama event yabaga za 2015 kuzamura ntago bigihari kandi se bavuga ngo ni covid yabikuyemo kuko na mbere yaho covid itaraza byari byarasubiye hasi ibitaramo bitakiba imbere byarabaga bikuzura hakuzura ari n'ibyaberaga kwa ambasaderi umva kugira hano ambasaderi afata urugo rwiwe akemera abantu ko binjira gutyo babiri ku rwego rwo hejuru aba étranger abaturanyi za Kenya na Uganda barwaniraga kuza mu bitaramo biri naha ni kuvuga ngo ntago iyo iriya ntuza iri hejuru iriya hit iri hejuru ntago igihari ku bwanjye rwasubiye inyuma nicyo kintu ngiye nabonye nta n'ibitaramo bikiba n'ubundi 2019 yarangiye nta gitaramo wavuga ko kereka 2018 urumva ni nyuma y'imyaka 2 nta gitaramo cyari cyakaba ku bwanjye mbona byarasubiye inyuma ko mbere byari bifite imbaraga nyinshi harimo n'abaterankunga bari barimo hari ibintu byagiye bivugwa n'ubu ngubu ntibyari byahagarara bavuga yuko abantu berekana imideri kenshi usanga harimo bamwe bakunze kuryamana nabo bahuje ibitsina icyo kintu nawe urakizi ese nk'umuntu uri muri iyo industry koko nibyo wapi barababeshya ntabahari kereka mwe niba mubazi nawe bizi ko buri muntu wese araka kubaza ariko ntawe ushingiye ku cyo ubihakana nshingiye ko nanjye ubwanjye ntabwo mbona urumva ahantu maze imyaka 8 10 na 10 irageze kuva 2011 umva tugeze 2020 burya urimo wese hafi ya bose ndabazi kandi kumenya umuntu wose ntago byagutwara n'iminota 10 byanze bikunze uramumenya tu tuvuge ko nta numwe mu Rwanda ahawe nzi good ni mahiri ese ko umunyarwanda yavuze ko nta nduru ivugira ubusa ku gasozi kandi nawe ukaba wumva ko abantu bajya babigarukaho cyane wumva ari ibintu by'ibihuha umuntu yicara agahimba gusa ahubwo bo batubwira aho bazi nicyo navuga bayareka nkwereka ikintu kirimo hariya
ibintu bya fashion babifata nkaho ari ibintu byo kwiyerekana kandi ni ukwerekana ibintu all ni ukuvuga ngo bikereya ikintu kimeze nka mbyite beef. Hano mu artist yari kuri hit ziwe hasohoka ari point iri positive cyangwa iri negative, zose burya ziramuhitingisha, ziramukorera. Ni ukuvuga ngo hari umuvuga nabi, hari n'umuvuga neza. Rero natwe muri fashion niko bimeze. Hit umuntu agutaho icyasha kugira ngo icyangiro kikuzeho. Ni ikintu cyaje mu mitwe y'abantu, reka mbyite ajya ngo ni cya covid cyaje mu mitwe y'abantu niko nabyita, ariko ntabihari abantu benshi ari n'ababimbaza cyane ku ma social accounts nkoresha, ariko ntabihari ye nicyo kintu nzi sindabona n'uhari, kuko abenshi bakora ama interview nko kwacu, sindabona n'uhagarara hariya nzi ngahagarara byemeza, ntabo. Ahubwo njya mbona ntabari hanze y'uru ruganda, sinzi impamvu ahubwo abantu babishinja twebwe, nicyo kibazo. Ku ma YouTube channel ntibyo se. Okay. Turi kugana ku musozo, utubazo dutandukanye wenda tw'amatsiko. Hagati y'umukobwa uririmba, umukobwa w'umumurikamideri, ndetse n'umukobwa w'umukinnyi, Yesu ukina umupira w'amaguru, ninde muri abo bantu batatu wakwishimira kubana nawe nk'umugore n'umugabo? W'umuririmbyi. Kubera iki? Indirimbo nyine burya ni ikintu umuntu akuririmbira ukishima. Yazajya gususurutsa. Okay. Ese ushobora gukora ibijyanye na politike? Ntabwo waba umupolitiki? Ntabwo mbikunda ibintu byose birimo intambara, ntabwo, cyangwa se guhangana, ntabwo njya nkunda kubikora. Atari za competition ziri muri loisir, burya nishimira loisir cyane, se cyangwa business zishaka gutuma umuntu yinjira muri loisir kurenza ibindi bintu bindi bihari byo mu buzima busanzwe, kuko burya politike nayo iri mu gice cy'ubuzima, ari politike akabamo ibintu by'imyidagaduro, ibintu nk'ibyo byose. Niye nkweto waguze iguhenze muzo waguze zose yari ihagaze angahe? 50. Ipantaro 20. Hejuru umupira cyangwa se ishati ni 15,000. N'ubundi ni ibiciro bisanzwe rega, nuko ushobora kugafata ukagatunganya ugakanga umuntu ko watanze tarani. Ukunda guhahira he? Ahantu hose, pfa ko nkuye n'akantu ku mufuka ameze neza ndagato. Ni iki kintu gishobora gutuma ugira isoni? Gukora amanyanga. Ni iki kintu wanga cyane kurusha ibindi? Buryaryo. Ni iki kintu wiyiziho nawe udakunda ariko kikaba cyarakokamye? Ubwo ni iki? Mu myitwarire. Navuze navuga ngo ni iki, nta muntu wimenya neza. Ibyo bakubwira se? Inshuti zawe ibyo zikubwira? Byangora cyane kuko inshuti duhura niba ari event zabaye cyangwa se ari muri siporo, naho duhurira biragorana cyane, burya umuntu ubikubwira niwo muntu muhorana. Kandi sinzi twari hari abantu bavuga ngo isi iraryoshye, Amanda ati nta kigenda, ese ubona irakuryoheye? Ubutamu kabisa. Nicyo shingiraho? N'ubuki n'amata. Rwanda rwacu ni rwiza, igihugu cyacu ni cyiza nyine, nubwo hatabura nyine ibyo byorezo biza ku isi, ariko ubuzima buraryoha. Umukobwa mwiza kuri wowe aba ameze ati? Umukobwa ushinguye urambutse w'inzobe, cyangwa se imibirombi, pfa kuba ukeye. Ni ikihe gice cy'umukobwa kikwatractinga cyane? Igice ni ukuvuga ngo visage irakonta rega burya, visage burya uko byaba bimeze,
niyo umuntu yaba ateye ubujumba muri gym baramugorora kamera neza ariko visage irakonta nicyo kintu ndeba. Amafaranga ku mukobwa cyangwa ubwiza ku mukobwa, ubwo ihitamo ryawe nicyo wahitamo? Utagira akantu umva nta hantu komanga burya akantu karavuga uretse ko ntabwo ari ngombwa ngo ari ibyo ugutegereje, hari na mind. Ni ukuvuga ngo wa muntu ugira akantu agomba kuba byanze kunze afite mind, kuko kugira ngo abigereho aba yakoresheje mind runaka. Muri make wowe habayeho guhitamo wenda mu gihe byaba ari ngombwa, umukobwa ufite amafaranga n'umukobwa mwiza, wakwifatira ufite amafaranga nubwo yaba atari mwiza? Amafaranga agira umuntu mwiza neza cyane rwose. Ushobora kuba utari mwiza cyane ariko iyo yaje uba mwiza da. Akandi kantu ko kugucalenjinga gato, ni iki kintu nk'ibintu bibiri uzi ushobora kuba ufite amafaranga ntubibona kandi ufite amafaranga ashoboka? Urukundo. Warugura? Ntabwo ujya ubona abantu barugura? Nta gihe bimara. Kandi none iyo nta gihe bimaze, iyo birangiye urababara cyane. Urukundo n'ubuzima nibyo bintu ubundi utagura ufite cash. Ni gake cyane n'ababiguze, n'uguze ubuzima birangira abaye ikimuga. Ntabwo biba byoroshye. Bashaka gukorera ibigufasha kugira ngo ukomeze iminsi, ariko burya ubuzima butagenze neza ifaranga niyo ryaza nta kintu rimara. Tatu ufite uretse wenda iyo ngiyo turi kubona mu ijosi, hari indi waba ufite? Ntayo. Iyi ivuga iki? Ni twashinze imizi mu kwizera. Ni amagambo yanditseho cyangwa icyo gishushanyo nicyo kivuze? Oya, ni amagambo handitseho we are all rooted in Christ. Twashinze imizi mu kwizera, umusaraba uvuga ko twacunguwe niwe uriho. Swag, kugira swag kuri wowe ni ukuba umeze gute? Kugira swag rero biri kwinshi, ahubwo giye biterwa naho ngiye. Niba ari mu bukwe, niba ari muri show, no kurya show, ari mu kirori, yari gushutinga video, ari gushutinga aga sketch se cyangwa photoshoot, biterwa n'ikintu ndi bufate. Niyo swag ubundi kuri jye. Turi gusoza rero, turagira ngo utange inama ku bamurika imideri, yaba bakiri bato ndetse n'abandi bakuru bari muri industry, ugira inama utanga? Icya mbere ni ugukunda umwuga, bagakunda fashion, ko fashion ni ubuzima bwa buri munsi. Iyo bikunze menya no guhanga, burya iyo uri guhanga haba business haba ibyo ucuruza, uba wongera kugira isi neza, ukayiha ishusho nziza. Niba woza ibinyabiziga, ni ibinyabiziga bigomba kuba bisa neza biri kuri iyo si nyine. Kuzamura impano ni byiza, kugira akazi ka buri munsi, gushakisha ubushobozi ni ibintu byiza. Kutushyigikira ibikorwa byacu ku mbuga nkoranyambaga zacu, aya mazina ni Sekamana Eric hose nkoresha. Nibyo, bakunde n'igihugu cy'ababyaye. Nta jambo tukuniganye mbere ko dusoza? Ikaze muri Sekalu Kaosha. Hagiherereye? Munsi ya Yamaha. Munsi ya Yamaha hateganye n'Abadiventiste. Ni ukuvuga ngo umuhanda ujya kwa Dodo se cyangwa munsi ya Sofaro. Hahoze Tigo naho ngaho ubu hareba imbere. Baza kutwishyura ariko? Ndaturamamaje. Ni ukuvuga ngo kazazamo, turahera ku y'Igihango TV. Iyo ifite imodoka tuzashyiramo imiyaga. Iyo babaje ngo kwa Modo nihe barahakwereka. Umeze neza ariko? Ndaho tutashima Imana. Reka tugushimire cyane rero kubwo kutwakira, nubwo watwakiriye hanze. Urumva mu nzu iyo umuntu akuguye igitumo gutya, rero nk'abantu jama nyine rugo wafatwa wasize agasengeri muri salo, niyo kaba katari akawe kakitwa kawe. Ariko ntacyo nuko wenda hanze burya bari amafresheri. Nta kibazo karagaciyemo. Reka rero tugushimire kandi tukwifuriza ishya n'ihirwe mu byo ukora byose. Imana ikomeze kuguteza intambwe. Murakoze cyane.